umuntu arakizwa none agahita abo umuvuga butumwa agahita abo muririmba ntibikunda abakiri wa kamere nubwo yakijijwe ariko n'umwana mugakiza donc akeneye kurerwa akeneye kwiga imibereho yacu yo hanze niyo idusobanura butumwa ariko mu rusengero twese turasa ntabwo ari satani wirukanye Adamu na Eva muri Edeni ntabwo ari mu byahasome neza iwe yamutanye n'Imana musiga muri Edeni kuba muri Edeni kararangiye ushobora kuba mu rusengero ko yarakwase ubusabane bwe n'Imana ariko kagusigira inshingano kagusigira uburirimbyi kagusigira ubudiyakoni kagusigira ubupasiteri n'ubuhanuzi ubundi ikuriganyisha iciza gito shaka kukwambura iciza kinini avuza akantu kanyuma aravuga ngo satani yagushukisha gatoya haraho nari nafashe icyemezo cyo kwigira aho bita Mubende muri Uganda abandi bari kuja gupakaza bakaza bamba amakobe none panda nicyo cyangwa ndi kuvugira Yesu ubwo satani ari kunshukisha kujya gupakaza ariko ijwi rirambwa ngo na kakantu gato numva ijwi riramwe ngo Sekazuba mwana wanje navuganye nawe nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima amen sinambaye ikoti se nakajire ni sawa kwihangana kugendana n'Imana ari n'abatarakizwa buri abagira intambara kuri bo no kugira ngo ntibamenye Kristo intambara kubamenye Kristo no kugira ngo bave kuri Kristo ni wumva umuntu agenda yirahira ngo yagize ubukwe bwiza ugihita utekereza kuri guest gardening duherereye Kicukiro ku muhanda ujya Burarirwa iyo uhagaze ku kabenzi uburebana n'icyapa cyacu kuri ako gahanda k'igitaka duri ku gipangu nimero ya 2 twatsindiye isoko ryo gutanga service nziza ku bijyanye no kwakira ubukwe n'ibindi birori bitandukanye. Reka gusuze cyane udahema kuri ibiganiro by'Ubukamana TV ndetse n'Isezerano TV ni kwa kundi umaze kumenya ko tugira gukifukaza abatumirwa batandukanye kugira ngo tubashe kuganira nyine ku by'uru rugendo ushaka kubyo tutameze neza cyangwa se wiriwe utameze neza ni ku isi dutuye mwimeze turi mu isi bibaza ariko tujye dora twibuka ko Imana yicaye mu ijoro ry'ibisubizo evode baramutse neza cyangwa uraho bikemba ndagusuhuje warutangiye neza umuntu ariko ushaka kuba uyu munsi bitameze neza ariko wakwizera ko n'ejo bizagenda neza cyane rwose sinzi nimba ari inyigisho mbona ari nk'ikiri mu pastor ariko ngo Imana ariko nayibonye ku Isezerano ati ibintu Imana itagukoreye noneho muri shobora kubikoresha cyane Pastor Jerome turamusohoje umva ushobora kuba uyu munsi bitagize ariko ejo Imana hari ikizi izakora kandi tukiri ku isi ntabwo iminsi yose izasa cyane tugira iminsi mibi n'iminsi myiza n'umubwiriza arabivuze umunsi umuntu abarwaye ejo akaba ari muzima ariko kubari bazima dushima Imana kubarwaye natwe dushima Imana kuko dusabye gushima mu bino mu byiza uri kumwe n'abakozi b'Imana hano ndifuza ko voda abanyakira bo wenda turabakiriye ariko ngira ngo usara umuntu utazi karate mu mwuka ubwo nyine utayizi ntabwo ari umusirikare wa Yesu ubwo nimvuga karate ya Yesu ngira ngo barumva icyo nshatse kuvuga cyane rwose ya murakoze nitwa Prophete Sekazuba Jada Maseni akeka kuyobokamana no kwisezerano TV ari mu rugo ariko nkuko mubivuze birashoboka kuba hari abantu nabo bagize amahirwe Yesu yasohoje amasezerano yo gutunga smartphone iri joro bakaba bakeneye kureba foromo foromo rero nakantu namenyeye Kenya ko uyu mugabo ntago narinzi foromo se ni kuri uyu mugabo kamenyekane uwo no mwibyo bica ariko kavugira na kuru kuko uyu na aba Nairobi rero nagize amahirwe no watumye nkandagira kubwo butaka nawe mu batumye ngera ku butaka bwa Kenya pastor nawe arimo Imana imukoresheje niyo mpamvu mubona afite akanyamuneza k'ibyishimo kuba nanjye anyakiranye na Nairobi mu murwa atuyemo uyu munsi namwakire muri Kigali mu murwa mu Rwanda natwe rumva ko ari akantu keza rero turabasuhuje abadukurikiye ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana 4 antuye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru so komeza umuha ikaze mu murwa rero n'ubundi mutware murakoze cyane rero reka twakwemerera pasiteri nawe kugira ngo yibwire abantu badukurikiye ndetse bajye gukurikira ikiganiro tugiye gutambutsa no kuyobokamana TV ndetse no kuri Isezerano TV no umugabo usobanutse kandi no umugabo ukunda Imana ndamuzi cyane no umugabo ari abantu dusigaye tuvuga mu izi minsi binyangamugayo mu bintu bya Kristo ntago mutaka kuko yatatswe n'Imana ikimuhamagara
ariko ndamutaka uko muzi. Ni karibu pastor. murakoze cyane. Amazina nitwa Nkomezi Patrick, ndi umushumba korera mu itorero ryitwa Release International Mission Church korera Nairobi. Rero turishimye kubana namwe. Imana ibahe umugisha. Ndi umupapa w'abana bane. Imana ibahe umugisha. Abakiriye mu rugo wa Kigali. Asante cyane. Sibyo ko nanjye ariho mu rugo. Ariko warutubwiye ko ukorera umurimo Nairobi. Uri Kigali mu buryo bw'ivugabutumwa. Buryo bw'ivugabutumwa. Bw'ivugabutumwa. Amatorero atandukanye. Okay. Hari akantu rugarutseho profete. Yego. Ubu urabizi ko ngenda nkora ibintu byinshi bitandukanye. Agira ibyo ngaruka. Hari akantu ruvuze ngo kubunyangamugayo muri Kristo. Hari n'abatari inyangamugayo kandi bari kwiryoza. Barahari. Kuko urabona wenda kampere mu gihugu dutuyemo. Hari cyo mvuga kumva ngo uriya muntu ni inyangamugayo. Kandi yitwa ko ari umunyarwanda. Hari n'undi wumva ko ngo ni inkundamugayo. Kandi nawe ni umunyarwanda. No muri Kristo nuko. Hari uvuga Yesu kandi atari inyangamugayo. Nibyo nashatse ndaguha urugero. Hari igihe nabayeho muri societe ntari nakira Yesu. Inama y'umutekano yarema yose ikavuga ngo Sekazuba yarwanya. Ubwo ntago ndi inyangamugayo. Ariko nitwa umunyarwanda utari inyangamugayo. Niba inama buri gitondo y'umutekano bango Sekazuba yarwanya yasinze yagize ati ndi umunyarwanda ariko utari inyangamugayo. No muri Kristo nuko. Ntago ivanga abantu bose bavuga Yesu nuko ari inyangamugayo. None abajije. Yes. Okay. Reka dusabe pastor adusengera Imana. Amen. Murakoze. Mwami Yesu, gitondo kidasanzwe cy'umugisha, gitondo cyo kukuramya no kuguhimbaza, gitondo cyo kukumva. Rero turakwinginze ngo ubane natwe muri kino kiganiro, abadukurikira bose baha umugisha kandi umwuka wera abafashe kumva ibiganiro tuge kuganira. Bagenzi banjye bose turi kumwe muri kino cicaro ubaha umugisha kandi bagire neza. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu tubisabye kandi tubishimiye. Amen. Amen. Ariko prophet Karame. Niki umuntu akwiye kumva iyo bavuze ngo kugendana n'Imana? Ikintu bita kugendana n'Imana ubundi bekemo iyo umugabo afite abana. Ndaguha urugero. Usanga umuntu avuga ngo uriya mwana n'umuco n'uwase. Ugenda nkaswa. Nari ngarutse ukantu k'ubunyangamugayo kavuga. Undi ukumva baravuze ngo uriya mwana nubwo avuka kwa runaka. Ariko imico siyo kwa runaka. Kubera ko wakumvise neza. Kubera ko uko agenda ntibisa nuko nahavuka. Ariko hari undi mwana ugenda nkuko ise agenda. Donc papa washobora kuba ari igisambo. Yes. Wowe mu rugendo rwawe ukagenda nka pastor. Nka pastor, yes. Papa washobora kuba ari pastor. Ariko muri societe tukikomporta nk'igisambo. Nk'igisambo. Uvuga ngo nturi mu ngendo ya so. Ntago uri mu ngendo ya so. Yego birumvikana neza. Birumvikana. Twakomeje. Aho rero niho nashatse kuvuga. Ico bita kugendana n'Imana. Wundi kugendana n'Imana, imico y'Imana igomba kugaragara muri weho. Kugendana n'Imana ivuga ngo tugene n'Imana mu rusengero, turirimba tubwiriza, bidusaba naho tunyura hose kubona koko ugendana n'Imana, cyangwa umuco wawe urimo ugaragara n'umuco w'Imana cyangwa waguhamagaye. Nicyo kintu nashatse kuvugaho. Nkuko rero twavuze tukavuga ngo hari inyangamugayo n'abatari inyangamugayo. Ni nkuko iwacu turabana 9. Data yabyaye n'undi n'abandi babiri bapfuye. Muri babana 9 Diriyane yabyaye. Siko twese tugenda nk'umuco kwa Diriyane. Ako kantu wakumvisha. Ariko yatubyaye kugira ngo twese tugende nkawe. Nicyo cyifuzo. We nicyo cyifuzo nk'umubyeyi. Rero n'Imana iyi duhamagaye iba yifuza ngo tugende nkayo. Kandi iyo ugerageje kugenda uko umubyeyi ashaka uba wigwizaho imigisha. Yego. Iba wigwizaho imigisha cyane. Ndabizi kera ndibuka neza iwacu baratubwira ngo tuje kuvoma nge singe kuko narananiranye. Noneho urabona kera iwacu abagenzo z'ibyatsi ico bitanyakatse. Noneho twaje kurya ibiryo byabaga ari bikeye.
bakatugaburira nk'abana kuko ndashaka kugira ngo kugaragaze kugira n'Imana ugenanye n'Imana nyakuri. Noneho twamara ibiryo naje kumva tukwarekeye kurya kumva wa muri muna wanje waracakanjura kandi ibiryo byageze bite byashize kubera ko iwacu bamutumye agendana n'umuco w'iwacu birangije gushira mama akajya akoramo akanyuza mu bwenge akamushinga urwara akamuhereza ikirayi urumva nje nkumva umuhungu akomeje kurya kandi ibiryo byarangiye. Uwo ni umuco rero, uwo ni umumaro mwiza iyo ugendanye n'Imana by'ukuri niho ugeramo umugisha wawe urumva. Na niyo mpamvu rero wenda turi mu kintu cyo kugirana n'Imana, iyo ugendanye n'Imana bikugaragaraho kugaragara ingeso zawe biragira. Nibyo nababwiye ngo ubundi iyo wamaje guhamagarwa n'Imana hari aho ubuvuye naho ugeze, hari ibyo ururimi rwe rugomba kuvuga bitandukanye n'ibyo avuga utari uhamagarwa n'iki n'Imana. Kuba cyane arinzi gutukana mu bantu bakuraga abambere bari bazi gutukana, ariko n'indahiro ubu kubera ko uwo muco nawe uvuyemo hari n'indahiro ubu ntarahira. Si wowe uriho? Sinjye uriho. Ubwo ni kwa kwigendana n'iki n'Imana. Urakoze cyane Pastor, nawe ni kubyumva tutaraza ku kindi kibazo. Murakoze cyane, reka twe dusome ijambo Yego. mu gitabo cya Mika, gitabo Mika ibice 6 ku murongo wa 8. Haravuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icizi cyarico icyo Uwiteka gushakaho niki no gukora ibyo gukiranuka no kugendana no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. No kuvuga ngo Imana igendana n'abantu baciye bugufi mu mitima yabo. Yaravuze ikintu ciza cyane, umwana wese asa na se. Umwana wese asa na se. Yesu yarabivuzeho hano no mu Kinyarwanda byatunga ariko mbwira wo mugendana. Ukuvuga ngo rero kugira ngo Imana yemere kugendana nawe hari ibyo ugomba kuba igusaba ko ugomba kuba ufite kugira ngo mugendane nawe. Ico ni kimwe. Imana ni data wa twese, ariko hari ijambo yavuze yatanze umwana kugira ngo umwizera atarimbuka. Nukuvuga ngo abadafite umwana ntago umwana ari we Yesu Kristo. Nukuvuga ngo Imana ni abantu bose n'abadayimoni bizera Imana urumva, ariko itandukaniro rero n'umwana we Yesu Kristo. Imana iba mu mwana wayo, abadafite rero uwo mwana biragoye ko bagendana n'Imana. Rero hari bisabwa kugira ngo uba ugomba kuba ufite bigusaba ko Imana igomba kujyana nawe umunsi ku munsi. Rero hano rero Imana hari ibintu bitatu bikomeye bidusaba: gukora ibyo gukiranuka. Umuntu ukora ibyo gukiranuka Imana itegerezwa kubana nawe. Donc ibyo ni ibintu biranga umuntu wifuza Imana yifuza cyangwa Imana Uw'Imana ishaka ko bagendana. Hari ibintu ategerezwa kuba afite. Tubonye gukora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, aba ari umuntu bikunda, apana ubikora none ejo akabireka. Mbebe kandasha ko gatinda ho gukunda kubabarira. Ubundi kamere y'Imana ni ukubabarira. Itubabarira biravuga ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tukutuko byatubabarira. Ni ukuvuga ngo rero ibyawe n'Imana hari kamere z'Imana ugomba kuba ufite, habamo imbabazi. Utababarira ntabwo ashobora kubabarirwa. Hari n'abantu bababarira bakabyicuza no kutabimenya. Turabisanga ushaka abantu batinda. Reka tuhasome. Hari imbabazi dutanga zimeze nk'izanyarujwe. Reka dusome Marko ibice 11 ku murongo wa 24. Nico gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishizeho umutima, mwizereye ko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga hakaba hariho umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi na so mu ijuru nawe azababarira ibyaha byanyu. Byo ni itegeko, ntabwo ari ubusabe. Urumva rero Imana ishaka abi igendana nawe. Umuntu ufite ibyo bintu Imana iri kumwe nawe.
gukora ibyo gukiranuka gukunda kubabarira gukunda imbabazi icya gatatu ni ukugendana n'Imana uciye bugufi mu mutima. Murakoze cyane musubije ikibazo cyanjye ndetse neza cyane. Prophet waduha ingero z'abantu bagendanye n'Imana bikaba mu rugendo rwabo? Ndaguha urugero yakoresha Bibiliya nk'uko yabivuze. Imana yahamagaye Aburahamu imukura kwa Setera muri hura y'Abakarudayi, iramubwira ngo vayo tugende ujya aho nzakwereka. Bibiliya itubwira neza ngo Aburahamu akimara kumvira ko ashaka kugendana n'Imana agihaguruka iwabo, ikintu Imana yamubwiye cyameva ngo nzaguha umugisha kubera kugendanya nanjye. Nzaguha umugisha kubera ko wemeye kugendana nanjye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe ukuntu kugendana n'Imana. Irangira muvuga ngo ndetse nuzakwifuriza umugisha kubera kuri muri njye ukemera kugendana nanjye, uwo muntu nawe nzamuha umugisha. Ishiraho ikindi cyakurikira ngo ndetse kubera ko wemeye kugendana nanjye, kuko ntago Aburahamu buriya yemeye kugendana n'Imana adakurikije ibyo pastor avuze. Yamanje muri we gukiranuka, kumva akashaka gukora ibyo gukiranuka, kandi Imana yamuhamagaye abona ko iyo ntego nyamukuru yo gukiranuka yujuje. Akimara kuyuza Imana amagara vaho tugende. Imana amaye propose buriya kumureka kwase hari ico bita kumureka ngo Imana imusuzume kuko ashoboye ibyo gukiranuka. Akimara kubona akakiranutse iramuhamagara. Ikimara kumuhamagara niho ikimara kuba ngo uzagusaba umugisha nzamuha, iranamubwira ngo nuzakuvuma nzamuvuma, nzakugira ubwoko bukomeye, kuko yari ibonye ko uwo muntu afashe umwanzuro. Iri kumuha n'ubwishingizi. Harimo andi masomo akomeye cyane. Umuntu yemeye kugendera n'Imana abashinganye uwo ni uwa mbere. Bigera ndetse uretse we n'umugore we Sara nk'uko bahagurutse n'uriya mwana wabo Loti wamukurikiye. Uriya Ruterega akaze nkubwire kugira ngo akurikire urase wabo. Mu rugo rwabo harimo benshi, yarakure kugumana nabo, ariko bivuga nk'ibyo pastor avuze. Ubundi Saroti hari ijwi ry'Imana yumvise. Ndaryo ni imico ya se wabo yarebye. Imico ya se wabo kuriya bashengeraga ibigirwamana byo kwa Sekurutera, yabonaga ise wabo atabirimo, ari mu bindi. Noneho akurikira amakuru asanga imyemerere y'Imana ya se wabo itandukanye n'ibigirwamana by'iwabo. Aravuga ati byanga bikuna nsanze ko Imana ya data wacu ya Aburahamu itandukanye n'ibigirwamana byo kwa data. Niho mpamvu yafashe umwanzuro kuvuga ngo data wacu nzi Imana ye, nzi kwikora, nzi umugisha itanga, arahagurutse sinsigara hano mpagurukanye nawe. Uko nukugendana n'iki n'Imana. Aragenda irangije amubwira ngo ndetse uretse n'ubuzima bwawe n'abamuhagurukanye n'abazagukomokaho nzabatuza iki gihugu. Twavuga ko Loti yagize icyifuzo cyiza cyane cyo gukurikira umunyamugisha. Ni icyifuzo cyiza yagize. Uwo ni uwa mbere. Undi wa kabiri nakwereka, hari umuhungu abana b'abahanuzi babwiye, baramubwira bati wamenye neza ko shobuja gukurwaho wo bita Elisa. Uko nukugendana n'iki n'Imana. Uriya Elisa yarafite ubutunzi bari bukwire kugira gute kuba atagendana n'Imana. Arangije abwira abana b'abahanuzi arabwira ngo muhumure, ibyo ndabizi. Ngo bageze Yeriko baramubwira ngo wamenye ko shobuja agiye kugukwirwaho. Aravuga ati ndabizi. Bageze kuri Yorodani, uwo bita Eliya kimara gufata umwitereka wo kubita muri Yorodani gacika kabiri, yaravuze ngo gira ico nsaba. Kandi yari yaramubonyemo Imana, yabonye Eliya akora ibitangaza, yari yemere kumubwira ngo mpamaza amayetaje, nyemerera umpereze amamodoka meza. Arangije amusabye ikintu gikomeye kubera ko yagendanye azumumaro kugena n'iki n'Imana, azica agiye kumusaba. Evoda abantu kigenda ntago bakimenya gusaba. Azi kugendana n'Imana yarabibonye, abona uriya mugabo yakurikiye shobuja, abona mu rugendo yagendanye n'Imana, abona imirimo yamukoresheje, abona umugisha yamuhaye. Arangije amubwira ngo databuja nta kindi ngusabye umugabane wa kabiri w'umwuka ukurimo, uwo ni ngusigarana, ndabizi neza nanjye nzakomeza ngendane n'Imana. Niyo mpamvu nareba Imana yamubonye kasabye neza mu bitangaza Eliya yakoze bigera muri 7. Uyu muhungu Elisa apfa yakoze 13. Ngira ngo ni 14 hari ngira ngo yakoze cyamagufa yabajugunye umurambo ukamugwaho ugahita uzuka. Urumva iyo wiyemeje kugira n'Imana hari byinshi Imana igenda yagura muri wewe. Urumva ko asabye neza uwo no kugendana n'iki n'Imana. Ndaguha urugero rw'uyu mugabo senda mutangaho kure. Njewe Pastor Nkomezi yihangane muvugeho. Pastor Nkomezi twahuriye mu giterane Nairobi. Natumiwe ntago yaranze ariko natwabonaga ku makirishi
mbona ari nka river uri hejuru yacu bamutumiye abantu tuzaba turi hamwe mu giterane noneho abyibuke neza akantu yankundiye nanjye namukundiye mu giterane satani ashaka kukijoga arakijoga mbese ukabona ibyuma bya muzika biranga noneho nari nicaranye hafi ye ariko amakuru ye mu buryo bw'umwuka hari igihe ukurura umuntu pe ukabona ati uyu muntu arega tugira na connection ukura umuntu mwicaranye n'iki kabona umuntu kavuga ati nyamara uyu mushumba ari mu mwuka w'Imana noneho ayibuke mu giterane bari abato bose bari barimo twari mu cyo giterane hari igihe satani agaragaza ko yishe ibintu n'Imana ikagaragaza harabo igendana nabo bigomba gusobanurwa ukanya yibuke neza basabye ko naririmba kandi ngene natumiye nk'umuntu uraza uricana n'abandi bashumba cyangwa waje kuvuga ubutumwa kuko nemaze iminsi mvuga ubutumwa ariko ndimo ndasenga aricyo yavuze ngo kwicisha bugufi nabonye aho bita bagahongayire abantu bose bagiye ibyuma birapfa biki nsigara ndarira ndasenga nunama inyuma y'umushumba ndavuga Mana ko bampaye kuririmba bikaba byanze nciye bugufi imbere yawe wanyemerera ibi byuma bikavuga cyo ko ndashimira Imana iyo uciye bugufi bene data Imana irakora iyo utazanye ubuhanga bwe nk'ubwo pasteur yavuze akantu Imana ikunda abaciye bugufi kimara gusenga iryo sengesho nice inyuma y'abashumba gatoya kimara gufata ibyuma nashizemo indirimbo irasona ngira ngo niho yankunde nkimara kuza kwicara ahita ndambura ibiganza aransengera sinzabyibagirwa aransengera umva anyaturaho amagambo akomeye cyane uko nuguca bugufi ushaka kugendana n'Imana kugendana n'Imana bigusaba gwa ruciye bugufi kandi ukuciye bugufi niko Imana igira nka gutya buraza muje munitonda iyo wimanuye nka gutya ukumva gushaka guhora nka gutya Imana irakuzamura ariko iyo ushatse guta witumbagiza ntago bazi Imana igukandisha ikiganza kagusubiza hasi ubona umumaro kugendana n'iki n'Imana pastor wamwunganira namwunganira okay kugendana n'Imana biva mu ijambo ryo kwizera rero kwizera niko kwatumye Imana yemera kugendana na Ibrahim kubera ko yizeye Imana nukuvuga ngo umuntu utizera Imana ntibishoka ko yanezeza Imana musanga mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa 6 haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka nukuvuga ngo rero icyatumye Imana igendana na Ibrahim Imana yabonye kwizera kuri muri Ibrahim mbese kwizera ko ari muri Ibrahim niko kwakuruye Imana ibituma imwegera ari nacyo kibazo rero abantu bafite kutizera Imana barayivuga ariko batayizeye bashobora kwiramya batayizera rero umuntu wese wizeye Imana nibyo navugaga hari ibintu by'ibanze hari ibintu by'ingenzi kamere y'Imana iby'Imana ishaka mu muntu iyo ubifite sibye ko tubihabwa n'umwuka wera turabishobozwa urumva rero hari ibyo rero Imana tujyana nayo iyo ubifite nta gusenga wasenga kuko Ibrahim ntaho Bibiri tubwira ngo yarasenze cyane yagiye mu masengesho menshi aya ubundi gusenga gukomeye no kwizera kwizera kudafite amasengesho adafite kwizera n'ubusa ariko kwizera no gusenga guhanitse bese ukeneye ko Imana ikumva cyane izera ese pastor ndashaka ndaho hantu use no hasesengura gato cyangwa se no hasobanura neza ni gute umuntu ashobora kuramya Imana akayivuga akabwiriza akajya atari katayizera ko waruvuze ko ushobora kuramya Imana ariko utayizera ni gute waramya Imana none utayizera kugira ngo n'umuntu wenda uri muri icyo cyiciro aze kwiyumva agira ibyo yakosora urakoze cyane nukuvuga ngo tufite abantu ibyiciro bitatu biba mu nsengero hari abantu batarakizwa buriya hari abantu batarigera bakizwa baba mu rusengero bataza gakiza ariko baba mu rusengero ndetse yanaririmba ndetse yakora n'ibintu byinshi mu rusengero ariko atarigera abona gakiza mu buzima bwiwe dufite icyiciro cya kabiri cy'abantu bakijijwe barakizwa ariko batigeze buzura umwuka wera bakiyobowe na kamere zabo n'abandi bakeya
bayobowe n'umwuka wera ari bo bana b'Imana nibo biravuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana abayoborwa abemera kuyoboka rero ibyo byiciro ko ari bitatu byose abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana murabisanga mu gitabo c'abaroma ibice 8 basome kugira n'abadukurikira bahite bamenya aho byanditse. Abaroma c'abaroma ibice 8 mwumve ni nawe mwenda gusa dufite 8 uhereye ku 9 ariko mwebwe ntimuri abakamere ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Umuntu udafite umwuka w'Imana ntabwo ari uwa Kristo. Ariho ni umuntu mugomba gutinda cyane. Niba Kristo aba muri mwe nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe yazuye Kristo Yesu izazura imibiri yanyu ifa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Yego. Nuko rero bene data turi mu mwenda ariko so wa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo kuko niba dukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Icyo nshaka kubwira rero kugira ngo ugere mu kigero gikwiriye cyo kugendana n'Imana hari ibyibanze hari ibyo usaba kugendera. Ubundi Yesu yabwiye abigishwa ngo mugende muhindure abantu kuba bigishwa, ntabwo yabwiye ngo mugende mubahindure kuba abakristo. Yarababwiye mugende mubahindure abigishwa abanyeshuri. Yesu yigisha intumwa imyaka 3 n'amezi n'igice akibigisha. Gukizwa ni kimwe no gukura ni kindi. Rero umuntu arakizwa none agahita abo muvuga butumwa agahita abo muririmba ntibikunda abakiri wa kamere nubwo yakijijwe ariko n'umwana mugakiza. Donc akeneye kurerwa akeneye kwiga agere mu kigero cyiza cya Kristo. Kose mugari niba Yesu yaramaranye n'intumwa ze uvuze imyaka 3 n'igice azigisha azitraining kugira ngo azazisigemo abakozi bazima bajya kwigisha ndetse bakiri kumwe. Ni gute umuntu abatizwa ku cyumweru n'amakosa ku kindi cyumweru agasingirwa ku bwako n'amakosa baba bamukoreye amakosa menshi. Ese ahubwo mugani dufite ikibazo usanga harimo abavuga butumwa cyangwa se abafashe nico kibazo rero kubera ko kuko ari n'umwana mugakiza ntabwo yakuze ntabwo yarezwe aracyari wa kamere ntarakura ntaraba strong mugakiza. murabisanga muri Yohana wa mbere twasome kugira ngo abadukurikira babyumve neza kubera ko nico kibazo dufite rero. Ukajya mu murimo ntabwo Yesu ubwe nawe akimara kubatizwa yuzuye umwuka wera. Icyo cyambere yuzuye umwuka wera ajyanwa mu butayu iminsi 40 kugira ngo ahabwe imbaraga zimweshe kujya gukora. Urumva rero dufite abantu rero babatijwe batigeze buzura umwuka wera. Yego abo bacyayobogwa na kamere zabo. Nimba ari umusambanyi no baracasambana, nimba ari umugome aracari umugome, nimba ari umutukanyi kube umwuka wera hari yavuze ngo mwicishe umwuka ingeso za kamere. Yego mbese umwuka w'Imana niwe ufite imbaraga zo kwica kamere. Ubwa hatari gute kamere ni iri kuyobora umuntu ntibishoboka. kandi twabonye ko bicaye mu rusengero kuko hari ibintu bavuze bitatu ndashaka abantu 3 bicaye mu rusengero abantu abo 3 rero biradusaba rero gukizwa ni kimwe kwizera umwami Yesu. Cyo ni kimwe nibanze no kwizera nabwo mu bintu bitatu. Uwatuza akanwa ke akizeza umutima ko Yesu ari umwami n'umukiza azakizwa. Hari amagambo akomeye kubyatuza no kwizeza umutima birakomeye. Nyuma yo kwatura
harasabwa kwizeza ko Yesu agiye kuba umwami ugiye kuyoboka. Ni umwami ni umwami akongera akaba umukiza w'iki, agukiza iki. Iyo bavuga ngo abarokore ni ukurokoka, biva mu ijambo abarokotse. Barokotse iki? Nicyo kibazo ahubwo umuntu agomba kumenya icyo yarokotse. Yesu iyo akwinjiyemo arakurokora. Icyo ndokora si cyo wakurokora. Bamwe bakurokoye mu busambanyi, abandi barokora mu bujura, abandi barokora mu bigirwamana, abandi barokora mu burakari. Buri muntu wese iyo Yesu yinjiye mu buzima bwe hari cyamukiza, icyari kimwishe ikamuhindura. Noneho ukizeza umutima ko ubwo agiye kukubera umwami. Turi kuri formule yo gukizwa. Wumvise iyo ntambwe irangiye rero, iyo ntambwe rero irangiye, hasabwa rero kuzura umwuka wera. Nugiye rero kukuyobora ubuzima bwawe bwose. Yesu ni kimwe, umwuka ni kimwe. Yesu yabwiye abigishwa hariya muri Yohana, arabavuga ngo icyagira icyo kibamarira nuko mbavamo nkagenda. Nibyo byiza kuri mwe. Nkiri kumwe namwe muzakomeza kuba abanyabwoba, ntabwo muzampamya. Ngomba kugenda, ningera kwa data nzabasabira umufasha. Namufasha. Ntabwo washobora iby'agakiza nta mufasha. Biri mu Bakorinto. Mwumve Abakorinto ba kabiri ibice 3 ku murongo wa 16 haravuga guti, nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami niho haba umudendezo. Urumva rero inshuti yanjye, rero icyo warumbajije ni ukuvuga ngo umuntu ubundi abantu baremwe mu bintu bibiri, ukumatseri turemye ni ugusenga no kuramya. Nta muntu udashobora kuba ataramye, nta muntu udashobora kuba adasenga. Mbese niyo miremere Imana yari yaturemyemo. Nicyo cyari cyo cyifuzo cy'Imana. Nicyo cyari cyifuzo cy'Imana ku bantu. Ni ukuvuga ngo turemwemo gusenga no kuramya. Nta waba hataramye. Utaramye Imana ya Isiraheli uburamye ibindi. Udasenga Imana ya Isiraheli hari mbese ntiwabaho udasenga. Mbega nta muntu waba adasenga, buri wese afite icyo yizeye. Tutitaye kuyo asenga, ariko buri cyaramya, ariko biri native buri muri we no kuramya rero no karemano kabisa. Cyo tuma rero Yesu yababwiye hariya muri Yohana, arabangu igihe kirageze kandi kirasohoka ko basenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Urumva rero kuririmba bitandukanye no kuramya. Kuramya ni igikorwa cyo gusabana n'Imana gikomeye. Niho twitiranwa rero, umuntu akaririmba akaba ari byo twita kuramya. Gusa twitiza kuririmba mu kuramya, ariko kuramya ni igikorwa kirenze kuririmba. Mbora kamitangire icyifuzo. Uranyemerera iki kiganiro tuzagikorana? Nta kibazo. France yagacyo kwa Imana kwihimba. Naho bihuriye n'umuziki no kuririmba. Part 2 y'iki kiganiro. Ndayisabye. Nta kibazo. Urumva rero kuramya ni igikorwa gikorana mu sabane bw'umuntu n'Imana, kandi bive mu mutima uciye bugufi. Kandi kuramya ni igikorwa umuntu akora kigakora ku mutima w'Imana. Tandukanye no kubaza ukaririmba. Oya, kuririmba nyine ni ukuririmba. Okay, dukomeze. Ni indirimbo z'amajwi. Ariko kuramya ni igikorwa gikorerwa mu mutima kandi gifitanye isano n'Imana no guca bugufi. Tuzabigarukaho wari ugisobanurira Vode, sinzi nimba yangize. Ikindi cyo naringe kumubwira rero, ukuvuga ngo hariya mu rusengero rero ibyo dukora byose birasa, ariko dutandukanye aho tubikorera. Bamwe babikorera muri Kristo Yesu, abandi bakabikorera mu idini cyangwa mu muri kamere. Ni ukuvuga ngo birasa. Nta waramye hariya ngo tuvuga ngo uriya ni umupagani, uriya ntari mu mwuka, uriya yaramije gutya, ariko aho bikorerwa rero. Amen. Bamwe babikorera muri Kristo Yesu, yego, abandi bakabikorera mu idini cyangwa mu mubiri. Yesu niwe rero umucamanza, ujye umenyaho wabikoze nk'uko ishaka. Amen. Ariko se wenda mbere yuko gato yuko wenda profeta aza kugira icyo avuga, wenda reka dufate urugero wenda rw'umuvuga butumwa cyangwa se uyu muririmbyi turimo tubona imbere ahagaze imbere y'abantu.
ntabwo tuzi ko ibyo akora arimo abikora mu buryo bwo kubaha Imana cyangwa se mu buryo bwa kamere. Birashoboka ko yaba abikora muri kamere ariko bikaza gufasha ibyo agaburira ba bantu bamwicaye imbere, bikaza kubafasha bikabageza ku Mana, bigatuma bafashwa bakabasha kugira bwa busabane n'Imana. Birashoboka cyane kubera ko Imana ikibazo si ukuririmba n'amagambo, nshobora no kubwiza n'ubumbwiriza abantu badukurikira bagafashwa, ariko njyewe muri njyewe nta bugingo mfite. Kuko nicyo kintu dushaka kugira dutandukanye, ko ari umuntu uza akagira akabwiriza ariko nyuma undi muntu akaza ati ariko uyu muntu ubuhamya bwe dushaka kugira tubitandukanye, turebe ko wa muntu nubwo ari muri kamere ashobora kugira abantu ayobora bakagirana ubusabane n'Imana. Ariko rero biragoye cyane. Kubera iki? Imana yatwimye kureba umutima w'umuntu, umenya umwiza n'umubi, ariko yaduhaye imbuto. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, niyo maso. Yatwimye ukuntu ntabwo nshobora kumenya ikiri mu mutima wawe, menye kuri mwiza cyangwa uri mubi, ariko yaduhaye imbuto. Ibyo nkora imbuto ntizibeshe, nta nuzihisha. nshobora kwiyoberanya nishisha, ariko imbuto ikigori ni ikigori, ntabwo wagisangamo umuneke. Imbuto nihamye umuntu. Yesu bageze kumubaza icyo kibazo, arababwira ngo ibyo abafarisayo bababwira mu byumvire, ariko ntimwite mu byo bakora. Tegereye usibye ko rero ibyo dukora gica imitima y'abana mu gakiza, kuko nimba ndi umuyobozi, ndi umushumba, kavuga ubutumwa bwiza, ukuvuga ngo abo nyoboye baba bumva kuko njyewe nzi Imana cyane. Iyo rero babonye nkoze ngasambana, imitima ya benshi irapfa. Bivuga ngo bashingiye ku byo dukora biragoye ko bakumva ibyo tuvuga. Uvuze neza. Usibye ko Bibiliya idusaba ko iyo ujye mu rusengero nta mpamvu yo kureba umuntu, n'Imana ushaka. Ari nacyo kibazo rero abantu bakurikiye abantu bizeye abantu barebera ku bantu, ariko Yesu niwe cyitegerereza cy'abizera, niwe udatsindwa, niwe wanesheje. Rero umuntu wese utumbira Yesu nk'icyitegerezo akamwigiraho, akigira kuri Yesu ku ijambo ry'Imana, inshuti ishobora kunanirwa n'urugendo rurerure, n'umusozi muremure ushobora kunyerera ukagwa, ariko ntibyambuza kugenda. Nicyo gituma rero usanga abantu benshi banavuye no mu nsengero kubera bajya bizeraga ko ari abakristo, ibyo babigiyeho, ibyo bababonyemo, baravuga ngo abarokore ntabwo. Ngo bari barakurikiye abantu icyo gihe, ntabwo bakurikiye Imana. Mbese icyitegerezo cyabo ni abantu, cyari abantu. Ariko iyo Yesu yinjiye muri wewe rero arakuyobora, ntubukireba abantu, kandi abantu ni abanyantege twese. Ntabwo ikibazo kiri bugaruke nanone ku bantu bigishije bari abantu, aho kugira ngo babigishe gukurikira Imana bakabigisha kubakurikira, aho kugira ngo babayoboke b'abantu bo bakabagira abayoboke babo, cyangwa bakaba bari gutanga ubutumwa batahawe na Kristo. Kuko ubundi ntumwa iba yarahuye n'uwayitumye, ibigomba kuba yarahuye n'umuntu yitumye. Birashoboka. Icyo Yesu yaje gukora ni iki? Ntabwo Yesu yaje gukora amadini, ntabwo Yesu yaje gutanga ubuhanuzi, ntabwo Yesu yaje guha abantu kuririmba. Ushatse kuvuga ko icyifuzo cy'idini cyaturutse ku muntu. Nibyo nshaka kukubwira. Rero Yesu yasanze ibi byose bihaba. Amasinagogi yahoze, abahanuzi bahozeho, abaririmbyi bahozeho, Yesu ataraza. Urumva ibi byose dukora byahozeho Yesu ataraza. Rero abantu bagomba kumenya niki cyazanye Yesu. Abahanuzi b'ibinyoma bahoze, n'abukuri bahoze. Rero Yesu yaje gukora iki? Yesu yaje kudusubiza icyo twari twaratswe na Satani. Niki? Muri Edeni, ubusabane bwacu n'Imana. Yaje kutugarurira ubusabane bwacu n'Imana, ari bwo bugingo buhora. Umvise, ubusabane nibwo bugingo buhora. Biravuga ngo ni umuhuza w'abantu n'Imana. Nicyo Yesu yaje gukora rero. Umuntu wese rero udafite Kristo ntabwo ari uwa Kristo. Umuntu utizera Kristo ashobora kumuvuga ariko ntari uwe, atari umukristo, ntari umukristo. Icyo gihe rero yitwa umuhanuzi w'ibinyoma. Nicyo gituma rero Kristo
iyo ageze mu buzima bw'umuntu rero akagusabanisha n'Imana. Hariya mu rusengero dukora ibintu bitatu gusa. Kitujyana mu rusengero ni ibintu bitatu: no kuramya Imana, no gutanga ituro gishimwe ko turi amahoro n'ibindi, no kumva Imana. Ariko gusenga si mu rusengero, n'ubuzima n'imibereho hanze, kuko mu rusengero nta mupagano ubamo. Ese wavuga ngo uriya n'umupagano uriya n'umukristo? Oya, imibereho yacu yo hanze niyo idusobanura abo ariko mu rusengero twese turasa. Rero Yesu rero yaje kudusabanisha n'Imana, yaje kutugarurira icyo abantu bari barabuze ubusabane. Amen. Rero ari naco umurimo wa Satani. Umurimo wa Satani n'umwe, no gutanya abantu n'Imana, ari rwo rupfu. Umurimo wa Kristo n'umwe, no guhuza abantu n'Imana, ari bwo bugingo buhora. Kandi akwaka iby'agaciro. Ntabwo ari Satani wirukanye Adamu na Eva muri Edeni, ntabwo ari mu byahasome neza. Iwe yamutanye n'Imana musiga muri Edeni. Kuba muri Edeni kararangiye. Ushobora kuba mu rusengero ko yarakwasa ubusabane bwe n'Imana, ariko kagusigira inshingano, kagusigira uburirimbyi, kagusigira ubudiyakoni, kagusigira ubupasiteri n'ubuhanuzi, ariko yarakoze icyingenzi. Ubundi kuriganyisha iciza gito ishaka kukwambura iciza kinini. Yamuriganyishije imbuto nziza iryoshye, ariko ishaka kumwambura iciza kinini. Mwumvise rero manza gushimira inshuti nziza. Yereka manza nkubwira nkuyemo ahantu mu bintu yavuze. Sanze igipimo cy'ubukristo ntabwo tukibonera mu rusengero, ntabwo tukibonera aho tuba, imibereho ya buri munsi. Nicyo gipimo cy'ubukristo. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Prophet, mbere yo kubaza icyo ngiye kubaza, banje kugushimira ko ufite inshuti nziza. Amen. Rwose turimo turahemuka kandi ufite runo wenda turimo turageza no ku musozi w'ikiganiro cyacu. Hari umuntu ushobora kuba yibeshya ko agendana n'Imana kandi Imana itari mu rugendo rwe. Niho nshaka kuduha imaje yawe. Irahari, pastor yanabisobanuye. Hari akantu asogereje navuga icyo kintu, aravuga ngo Satani agushikisha icyiza gito ariko kwima kinini. Nuko ni usubije amaso inyuma, Satani ari gushukisha abantu icyiza gito kubahenda hari ikinini yakope. Rero ntari navuga ku bantu wenda bagaragara ko bagendanye n'Imana. Hari akantu yavuze ngo mu rusengero ntiwatunga ngo Evode ni umunyabyaha cabekemo ngo Sekazuba arakijijwe. Hubwo akantu asokerejeho keza katumye n'iki kiganiro numva canejeje. Aravuga ngo umuntu uzamumenya rukageze hanze. Nawe urangije uvuga akantu ngo umuntu uzamenyera ku mbuto ze. Hano Paulo yandikiye abakorinto abagalatiya 5 uhere igice cya 5 umurongo waho wa 16 reka bariho mbera. Aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Murabyumva? Yashatse umuntu uyoborwa n'umwuka wese ntago yakora ibyo kamere igirite irarikira. Hano ku murongo dukomeje ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi ibyo umwuka yifuza ibyo kamere ibyo nabyo kamere irabyanga, kuko birahabanye. Ibyo umwuka ukora bihabanye n'ibya kamere. Tugeze ku murongo wa 19 kuvuga ngo dore imirimo ya kamere bamwe nibagera hanze bave mu rusengero ibizabaranga, babandi batazatinya gukora ibyo barasohotse. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana, ntazatinya gusambana, no gukora iby'isoni, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, noneho no kugomanwa, no gusinda abasinzi, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare kuko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazararwa ubwami bw'Imana. Abo nabageze hanze bakoze ibyo, basirimbye, buzuye umwuka, bavuze indimi. Abo nibagera hanze bagakora ibyo nta bwami bw'Imana bazigera babona. Noneho tugaragaze umuntu wagiye mu rusengero ko akagaragara nk'umurokore ageze no hanze bimuranga. Reba imbuto zimuyobora.
hano kuri 22 ngariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo kuko pastor Nkomezi yankunze nanjye nkamukunda ni urukundo ni ibyishimo guhora unezerewe ni amahoro no kwihangana ejo nutihangana uzava mu by'Imana uzabura runanirwa gukorera Yesu wibe kubera kudashoboye kwihangana uzabona abantu bafite vision hari ibyo yavuze ngo ugakizwa ukanye bakakugira umushumba ntago bazi ko hari abantu babaye abashumba bakuri imisozi bambaye ibirenge aka kanya bari kukugira umushumba ukumva ko urahita ubona inzu urabona itubona vewiti iyo udafite kwihangana rero niho ushaka ukanyura inzira Imana inzira zitandukanye n'iz'Imana kwihangana nicyo ndatindaho kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka kwawe no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana nukora ibyo ntaco uzapfa n'Imana nukora ibyo kwihangana no gukiranuka muri wewe rero Imana ishaka kugira ngo ugendane nayo ari uko wihanganye no gukiranuka kanze mbabwire bene data wenda tukivuga kwibintu njyewe nabayeho muri gereza muzi ko ndubwo buhamya mubizi nakira Yesu muri gereza nkuko yabivuze mwakira muri gereza mpura nibazo bikomeye tekereza gukurikira Yesu uri kumuvuga uri no utari kurya niyo ndashaka kuvuga ku kintu cyo kwihangana hari akantu navuze ngo Satani yakuriganya akantu keza gatoye akwiba kinini beke nahuye n'ibintu Satani yanyeretse byinshi byatuma anshukisha byinshi haraho nageze numva ubuzima muri gereza burahagaze kabona abandi bana bankuru umujyi bameze neza ibicyura muri gereza muzi ko tugiramo abantu babatinganye kuko ngene muri gahunda yo kwigisha abantu b'afirawuni bagira muri gereza bagatingana kugira ngo bakurikire Yesu ngeze hanze ndakubitika ngira unja mvuga Imana nta masogisi mfite n'inkweto nta masogisi nageze aje na mvi wacu ahantu bita ku mupaka wacani kanja mwijende Gisenyi n'amaguru abo mwijende babyibuke nza mu giterano umwuka birondora ariko ndikubwiriza mu giterano yagucikisha gito ukabona igitoki cawe ukakibuka butandukanye kugendana n'iki n'Imana yigisha ijambo ryo gukiranuka yigisha kuyoborwa n'umwuka numva muri njaro ubundi buntu anshizemo avuza akantu kanyuma aravuga ngo Satani yagushukisha gatoya haraho nari nafashe icyemezo cyo kwigira aho bita Mubende muri Uganda abandi bari kuja gupakaza bakaza bamba amakobe none panda nicyo cyangwa ndi kuvugira Yesu ubwo Satani ari kunshukisha kujya gupakaza ariko ijwi rirambwa ngo na kakantu gato numva ijwi riramwe ngo Sekazuba mwana wanje navuganye nawe nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima amen sinambaye ikoti nakajire kwihangana kugendana n'Imana n'isaha amen kandi wasanga iyo ujya gupagasa iryo kote utari kuburyambaye ubwo sivuga abo twari turajana bagiye ubu baje bamwe bari iwanje ndabacumbikiye mu nzu Imana yampaye Satani agushukisha akantu gato ariko kwimikenene kiri imbere oya mureke tubwira abakozi b'Imana Satani ari gushukisha akantu gato twabwira ingakoni gato hirya yo kukanesha hari ikinini gihari ari gutwara imigisha yacu uyu mugabo pastor nakubwiye amagambo avuga kanyavugira no kuri kamera oya tukirangiza igitene nakubwiye nti wa mugabo we ngende umuhanuzi niko nese mubwiye hari kuri ufite Imana tinakubonye kikubona kuri kirisha tu avuga amagambo make uko mumubona yuko bari kuvuga ariko no umuntu utagira amagambo menshi yararangije aravuga ati nanjye ngutumiye ku itorero uko nanjye nakubonye ngutumiye ku itorero ryanjye afite itorero rinini cyane itorero hari ya Nairobi ribarimo abantu bagire ng'igihumbi ni itorero rinini cyane ariko ndagushimira ko wigishije ijambo ryitwa gukiranuka kwihangana no kubwira aba bantu bacu tubabwire ngo yemwe bantu Satani ashukisha ibitoya hirya hari ibinini rero Bekemo umushuti wanje nkunze gukwita Bekamo ariya se wamukireho mu kinyu umupira nabyatuye rero kanze nkubwire mushuti wanje wirinda wambaza ngo wagendanye n'Imana ubuhamya bwanjye urabuzi benshi barabuzi iyo ugendanye n'Imana nkuko pastor abivuze ukwirinda igito kiza Satani agushukisha ugera mu mugisha wawe kandi ikindi cya kabiri reka tubwire n'aba bantu bacu dufite yavuze ibice bitatu kuba harimo abantu badakijijwe abantu batuzura umwuka wera uzavuga ubutumwa ubikiraro ariko utazahemberwa ukora umurimo utazahemberwa reka tubabwire bakuru umurimo bazagira bate bazahemberwa rero icyo wambwiraga nta n'ikindi nanarenzaho ahubwo nabwira abantu ngo birinde gushukishwa n'utuntu dutoya ahubwo bategereze kinini
ikinini no kukiriho ni ikintu kwihangana, bigusaba kwihangana, bigusaba gukiranuka, guhora uhindishije umushitsi no kuba wakora ikibi. Iyo wamajije kugira mu kintu cyo kumva ko udafite ubwo bwo gukora icyaha, kugikora birakorohera. Ikindi cya kabiri, iyo wibagiwe ahantu waturutse, gukora icyaha birakorohera. Ariko iyo wibutse aho Imana yagukuye nuko umeze, ugahora uhindishwa umushitsi n'ibyo wakoraga kera, bigutera kuguha imbaraga zo gutinya kongera gukora icyaha. Murakoze cyane. Reka tubaze ikibazo pasiteri cyane nyuma tugerekeza ku musozo kugira ngo abantu bumve bakurikire n'iki kiganiro cyiza. Pasiteri, icyifuzo cyo kugendana n'Imana cyaka mu muntu we nyiribyo cyangwa n'Imana imwitoraniriza, yitoranya aho bagendana? Okay, urakoze cyane. Imana ihamagara ushaka, ariko kandi bitewe n'uko wayizeye ushobora kandi kugendana nawe. Ukuvuga ngo umuntu afite 70% y'amahitamo. Buriya nimba umuntu arakomeye, umuntu ushobora kwangira umuremyi we kuza mu buzima bwe akamurimita kandi bigakunda. Ukuvuga ngo umuntu rero ni umuntu ukomeye cyane. Yesu yaravuze ngo ndahagaze ku rugo, umuntu n'inkomanga akumva ijwi ryanje agakingura nzinjira, nadakingura ntago nzinjira. Ntabwo rero Imana ifosinga, ntabwo Imana ifosinga. Iyo ishiraho amahitamo Korera mu mahame. Nico yanabwiye Adamu na Eva, yaramubwiye ngo nkuremeye ibintu byose, imbuto zose uzazirya, ariko Iki ukajya hari yari musigiyemo amahitamo. Bisa amahitamo yarayaduhaye nayo yatanze Yesu Kristo. Umwizera nutamwizeye yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, iradukunda twese abari mu isi, byatumye ifata umwana wayo iramutanga mu mwizera. Umwizera ntabwo azarimbuka, azabwubugingo. Utamwizera yamaze kuricibwa inzira zibiri. Imana hari igishora kuguhamagara, usibye ko twese biravuga ngo yaraduhamagaye tutarabaho, turemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nico cifuzo c'Imana. Cifuzo c'Imana nuko abantu bose bamenye Imana. Urumva nabajya bajya mu ntege nke, hari nabandi bacirana imanza kuba tarakizwa kurana icyaha, ubundi nikizira gucirana imanza. Imana ni umucamanza wenyine, kandi kunda abanyabyaha cyane kuruta ahubwo abantu baba musenga badakijijwe. Byo nabyo abantu bagomba kubimenya. Kandi nta ruhare umuntu ashobora gukora kugira ngo akizwe, n'ubuntu. Sikabona ngiye kubabaza bidusaba iki kugira ngo dakizwe? Eforo yacu ni iyi. Eforo yacu rero ni ukwemera Yesu, ni kumwakira. Biravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Iyo umaze kumenya kurusha, ukamenya ko ukeneye Kristo mu buzima bwawe, ukeneye kuva mu buretwa bwa Satani, ubona nta mahoro ufite muri wewe, urabaswa uri imbata. Icyo gihe rero iyo ubabajwe n'ububata urimo, kuko Satani, ubundi Satani nta muntu akunda, n'abamukorera ni ikimenyetso cyo kubanga. Buriya nimba ukora ibibi, tumenyera Satani mu byo adukoresha. Mbese urwango rwe turubonera mu byidukoresha. Nimba nsambana kenshi bingana n'urwango Satani anyanga. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urebe igipimo cy'urwanga kwanga, ubirebe mu ishusho y'ibyaha ukora, agukoresha. Murumva rero kuko nta muntu akunda, iwe ni ukukwica. Ari n'abatarakizwa buriya bagira intambara kuri bo ni ukugira ngo ntibamenye Kristo. Intambara kubamenye Kristo ni ukugira ngo bave kuri Kristo. Yego nyine Satani yanga umuntu, cyitwa umuntu gusa. Rero icyo nari waruvuze rero, Imana twese yaduhamagariye agakiza, ariko n'amahitamo yacu rero kukakira. Twese abo yaremye bose yabahamagariye gukizwa, yabahamagariye
ubugingo buhoraho. Yego. Ariko rero ubwakira ubwemera amahitamo yawe rero cyo tumivuga ngo rero umwizera n'amahitamo yawe. Ikindi nshobora kubwira abantu kenshi satani bariheba kuri Yesu n'umutunzi w'imbabazi bijya twatangizanyije nta cyaha atashobora kubabarira nta na kimwe, ariko cyane cy'abakeneye nuko abantu bamenya ukuri. Iki gitabo nicyo abantu batajya basoma kandi Imana iba mu ijambo ryayo. Rero bakayobwa rero kuko ndi yari yambwiriza abantu bose bumva ko ari ukuri. Nimba mvuga ikinyoma abantu babyumva ko ari ukuri. Urategereye ariko iyo usoma Bibiliya niyo Mana. Ubundi twebwe tubonana n'Imana biciye mu gusenga, Imana ikaganira n'abantu biciye mu ijambo ryayo. Rero abantu benshi bajya gusenga Mana mpa ntibakene ko Imana ibabwira. Nicyo tuma satani rero abakristo bararirimba bagakora ibindi byose ariko gusoma iki kintu ni bake. Satani yabahisha ikinyoma. Mbese abadayimoni bose bikuzimu yabashiza. Umuntu nimba ashobora gusoma page 500 za syllabus ariko kananirwa gusoma chapitre imwe. Nimba umuntu ashobora kumara amasa 12 kuri WhatsApp ariko yasoma Biblia agahunyiza atasinzira. Nicyo tuma Yesu yavuze muri Yohana 15 umanutse aravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Murongo wa 7 muri mwe musabe ico mushaka. Abantu bajya basobanukirwa neza. Nimuguma muri njye hanyuma amagambo yanjye akaba muri mwe. Ubundi jambo niryo iyo Bibiri ivuga ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya muri Yohana 17:3 ubu nibwo bugingo ko bakumenya ko Imana yonyine y'ukuri bakamenya na Yesu Kristo watumye. Nukuvuga ngo ubugingo rero bukubiye mu kumenya ibyo bintu byose. Uko kumenya nukuhe rero nimba ubugingo buhora hari ukumenya Imana. Uko kumenya Imana nukuhe cy'abantu bakagombye kumenya Imana rero nukumvira ijambo ryayo. Kumenya Imana nukwikunda. Kumenya Imana nugukunda abo yaremye. Kumvira ijambo biha umuntu guhinduka. Ubundi ijambo niryo rifite ubushobozi bwo guhindura umuntu. Ndetse biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo. Kuvuga ngo kwizera ijambo niryo rizana kwizera mu muntu. Urumva? Rero gukunda Imana bigahisha umuntu kuyikorera. Yego. Hanyuma gukunda abo yaremye bigahisha umuntu kuzirikana abandi. Nibyo bintu bitatu. Birava ntabwo wavuga ngo ukunda Imana utarabona wanga mwene ubona. Rero Imana ibaho umugisha. Pastor murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Pastor namukunze afite amagambo y'urukundo cyane. Kuri Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi prophet nawe tugushimiye ko watuzaniye umugabo n'umwuka w'Imana rwose. Ariko ubundi Evode reka wenda tubwire n'abandi bantu bafite intege nkeya zo kuba ngo mbese ko bavuze guhamagara hari ku mu bushobozi bwacu no mu ntege zanjye Imana yampamagara ngakora iki. Oya ntabwo Imana yita guhamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye. Imana ikomeza uwo yahamagaye abantu icyo ishaka no kugira ngo wowe muri wo wumve ko ushatse ko yakira. Wihamagaye ntago uza gukomeza Imana ahubwo ni gukomeza. Iravuga ngo abanshakana umwete bazambona. Numwete gusa. Umwete bazambona. Kuno turutana twese. Arasabwa gushika. Numwete gusa. Apana gushaka ibitangaza, apana gushaka amafaranga, apana gushaka ushaka. Unshakana umwete azambona. Nicyo kibazo rero. Ariko kandi ntababwira uretse ngubwire n'akandi wenda satani yandiganyije reka mbabwire buraduherukano ntari nakora impanuka ariko nkarutse hano narakoze impanuka Imana irandokora. None si ibyo si byo gushimira Imana. Nakoze impanuka ndi ku kagare ka siporo gacika kabiri ndangije gukora impanuka nyuma y'icumweru ndarwara murabona ko nansa nk'uwanananutse mara icumweru ntarya ariko rwa satani rwafashe ubusa.
rwafashe ubusa cyage navuye hano nakomerekeje abadayimoni uramba ngo nugera wakubise umuziki hariya rero bamenya amaso urangije rava ngo nzagukokora runtega ariko ico gihe nshingira wa mukobwa nari maze iminsi mbabwiye igihe tumushingira twamushingira ariko wa gatatu kumaze kuwa kane ku kagare ka siporo ndi kwishima nka gucorubwira abadayimoni ngo mugatege tukica igare ricika kabira abantu baratanga baravati wa mugabo afite imana igipande kiragenda ndi kugasona kandi cyagiye ndagenda dore ubusembwa yasigiye nubu gusa ariko ubu ndi muzima imana irambwira ati humura cafite umurimo mugari yamushwaza yapfukira iki akanyagwa cyane iki ntago satani kiragatsi imana ishimwe rero uri kurima ngo iyaturoke urupfu rukomeye cyane ubu ndi kuyihimba ahubwo Pastor murakoze cyane turabishimiye yego murakoze Kamana TV kandi tubahaye ikaze murakoze ikaze igihe cyose Imana yagira ikishyira ku mutima kubwira abantu ko Kamana TV dufite abantu dukurikira benshi batandukanye n'aba muri Kenya aho ngaho buba dufite abakunzi benshi cyane bakurikiza ISEZERANO TV nibo Kamana TV ishimire na Prophet Sekazuba ko afite inshuti nziza ugiye urutuzanira abantu nk'abo murakoze cyane numva rero twatanga amahirwe hari umuntu ushobora kwifuza kuvugisha pastor wenda inbox sinzi niba byemeye gutanga contact mwebwe murakoze cyane ndabashimiye namwe Imana y'umugisha nari nabwiye umukozi w'Imana numvaga umutima wanjye navuga injiro y'imbabazi kuko ariko n'ikindi gihe kuko dufite abantu batababarira kandi utababarira ntagomba nimba utababarira ugategeza imbabazi z'Imana rero nako kantu gakomeye cyane okay nimero zanjye rero nkoresha za MTN 07 8 41 75 8 rero kuri WhatsApp oya iri kuri WhatsApp ni guteranya 254 yego niyo muri Kenya 7 13 70 79 50 iyo ni kuri WhatsApp twayisubiramo yego plus 254 7 13 70 79 50 ya MTN rero ni 078 41 75 8 murakoze cyane iyanjye ni 078 cyangwa agateranyo 250 78 45 50 3 niyo kadusoze n'ubundi Prophet adusengera amen Mana yacu Mana igira neza urera urakiranuka ubanye natwe mu kiganiro kandi nkuko pastor yasenza abigusaba wabanye natwe wabanye na Beke mubana na Evode ubana na Pastor Inkomezi ubana na Sekazuba Jada Maseni ubana n'abakameramani bacu izina ryawe nirihabwe icubahiro reka twese tubaye mw'iki kiganiro duha umugisha wawe kandi tugire neza kandi n'umuntu wese uzareba ku iki kiganiro uzamuha umugisha nyemera umugisha wawe uboneke mu bwoko bwawe kandi data wa twese ushishikariza abantu kugendana nawe no kugushakana umwete bakakubona urakoze ko abanye natwe kandi kutugire neza kandi kuyoboka Mana TV no kwisezerano TV izi televiziyo turazisengeye ngo zijye zihora umugisha wawe zira amagambo akiza imitima y'abantu benshi urakoze rero wabanye natwe tugire neza muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen